Mugashekero akane ibi nibyo birindiro byawe byanjye nango kwitaga paro wa munyamakuru nari ndi Gashekero barankubita mfata telefone mamaga ya kamwana hano ni wanjye ninjye wa control dukomeze ugende dutembereza amana nayo kotura gasodoma gabanya ibirindiro sheri wanjye kuba tugiye kubana ndashaka kunsembura oya ndashaka kwimura ndashaka kwimura ahantu ushaka kumwimura oya ndamwimura anyimura none ugiye kujya umufatira imyanzuro ndire mbanze ngewe umuntu nsimba oya ugiye kujya umufatira imyanzuro yose yakubonye umuntu gusa asonde waretse yakamwana ka control hose agakontrola none se arahakontorora hose abo bose bari abagore bawe abo bose bari abagore bawe amazi nimugura wowe uyamugurira oya njyewe yangura wowe ushaka ko akugura amazi neza amazi ya make amazi yose mudasobwa sho ubu Nzovu amaze gufata umwanzuro yuko Gashekero atazayigarukamo ubu gahunda ya hano agiye kuba bahita Kagugu tambira ko Gashekero cyo kwicikamo habamo ibyo kurya byiza imiteja karoti kandi umugore wawe yamaze gufata umwanzuro bro nzangucika ngaruke mu imiteja wayibonye kashize mu mwamura kandi uzanyoboze inkoni y'icyuma okay reka ntabwo muzongera kumubona buri kanya kuko yigiriye Kagugu shewa ngiye kumujyana waba umugore we akaba aramutwaye amujyanye Kagugu reka Nzovu uno munsi none uri gutemberana akantu k'akanore nani kaga iyo nzoga ufite ni bwoko kira urabona impamvu ndimo kunywa gatanu nasangamo isukari nyinshi kandi iyo usangamo isukari nyinshi igabanya twashobora kuvukamo diyabete inzoga ni ukuvuga ngo wavuye kuri Knowless usigaye winywera gatanu usigaye nyinywa amasaha 6 n'ibihagije yanire ushema tugiye kuzakubakana tukajya mu murenge tukamuza muri ya Easter ibi ni byo birindiro byanjye namubonye noneho muretse ibirindiro byanjye mu Gashekero yakamwana mu Gashekero akane ibi nibyo birindiro byawe byanjye nango kwitaga paro wa munyamakuru nari ndi Gashekero barankubita mfata telefone mamaga ya kamwana yakwitirwaga mu birindiro bye Sodoma mwese mwarakubitwaga hano ni wanjye ninjye wa control dukomeze ugende dutembereza amana nayo kotura gasodoma gabanya ibirindiro sheri wanjye kuba tugiye kubana ndashaka kunsembura oya ndashaka kwimura ndashaka kwimura ahantu ushaka kumwimura oya ndamwimura anyimura none ugiye kujya umufatira imyanzuro ndire mbanze ngewe umuntu nsimba oya ugiye kujya umufatira imyanzuro yose yakubonye umuntu gusa asonde waretse yakamwana ka control hose agakontrola none se arahakontorora hose ako yakanawe yafashe umwanzuro urabizi yuko iby'ibirindiro ntabwo akibijyamo cyangwa se muhasi ndimo gukontrola Gashekero mu kutana Sodoma oya bongeye kwakimura uyu munsi uje kwasesa umugore wawe rwose yagufatiye imyanzuro ariko kubera iki abagore iyo wamaze kugera mu ngo z'abagabo batangiye kubafata bahita batangira kujya babafatira imyanzuro babategeka kubafatira imyanzuro amajwi yabonye umugore muzima
ubuzima akugira inama akagira gute aho ahantu wabaye ugapfusha ubusa amafaranga ukoreye none umugore muzima arahaguca ahantu ndashaka kuhagucisha aje kundeba narimo kunywa inzoga yigataha ese uba wumva umugore wawe wazamubwiye basi nawe akajya asomaho gakeya kugira ngo mujye mugenda nta mugore wanyweye inzoga ntabyo inzoga nzajya mu icyayi amere nka Esther oya ntamere nka Esther ariko ajya asomaho kugira ngo nawe nujya wicarana n'abandi bagabo nawe mujye muba muri kumwe Diane yarambwiye ati umugabo wanjye sinzakubuza agacupa ikibi no kunywa nyinshi cyangwa ugapfusha ubusa ukagira cyangwa ukaba wajya mu bagore kuko nimba nyweye gatanu ebyiri nkagurira umugore izindi ebyiri bamwe bakanywa inzoga nk'uriya mugore ntavuze izina wa Sodoma agotome usanga nimba nifite ibihumbi 20 byose biraramba ariko buriya ngiye nyweye gatanu ebyiri z'ibihumbi 4 zigana kilo 3 akaba ari ay'ibihumbi rero shari wanjye reka mugire inama n'umuntu twitegura kubana uyu munsi rwose ndakwemereye twatembera aho ushaka hose ujye no kumuhahira ariko mu isoko tugende ujye kumuhahira mu isoko uno munsi banagutekere ngiye kukwimura hariya igiheka Kagugu niho tugiye kwimukira ibirindiro Kagugu batsinda abakunzi banyese ko babaga gashekero tuzajya tuza kubareba ariko tuzanye bayi ba ingona basezeye basezera gashekero ndabasezeye zagize kubasura Nzovu ibijumba Petro dufite ikijumba kigaragara ukirisha n'akavoka kumva bisawa hari ibijumba bajya gukura bakavuga ngo niba ibijumba ngo ni imishokanyi none turanira ebyiri aya bijumba ni ngo ni imishoka ki ndamuka mbanye nawe rero ubundi ikijumba kimwe n'udushyimbo turimo karoti nyine muri we nzakugutekera rwose ajya kumwoherereza n'ibishyimbo barabihindura bise yakajyaga anyirataho bigeze kwa nyirabo Nzovu umugore wawe ko akunda ibintu by'imbuto wamuguriye inanasi oya reka namugura inanasi beterave amakashi sasa nanjye imyaka ngezemo kabanye inzoga ntibakubwira ibiciro by'inanasi umuntu uri gucuruza ninde Nzovu uwo mugore wawe reka turebe niba azi guhaha ntabwo uzi guhaha tuzireke izidahiye ziri he wabonye urunyanya mu biryo uzaza untetse ntunashyiremo ibirungo ukoresha urunyanya abo bose bari abagore bawe ninde nitonze amenyo batayamara ninde nitonze abo bose bari abagore bawe umunsi ntabwo uzakeneye kujya muri kamera yanjye kwimura abo bose bari abagore bawe uriya niko bimuka nawe ndakwigura niko uriya bimuka ugapfa agashyekero Nzovu wowe umugore wawe nkeneye ko uno munsi uri bumuhahire rwose ubyereka abantu bawe nugera ku kintu wumva ushaka kumuhahira uba ari cyo umuhahira urusenda
uramutse umvanye Gasheke n'abancitse kuri ba Delphine nese ba Delphine uracyashaka kubana nabo bamwita yashatse umugabo isacyamisha niwo muri karitsiye yanyu ngo ariko ngo ntujye usaza ariko avuze Rango kapisi mukoni Nzovu wabuze ahantu umugurira inanasi atwareke ari nanasi bashaka kugura noneho inanasi zirahiye cyane urajya mu isoko cyangwa iri ni ryo soko isoko niryo rya Gashyekero hano niho bita mu Gashyekero haba amazi ya make amazi ariyo bita ku bibisi ni 3 5 n'amajerekani utekereza amazi ushatse kuvuga ko ari n'irisi ngo umugurire amazi nimugurira wowe uyamugurira wowe ushaka ko akugura amazi neza amazi ya makeya amazi yose inyama ngo zarahenze inka ngo zarwaye uburenge nicyo kinyama kigeze neza yarakubwiye ngo umugurire inyama se busheri nese uri kumwe nese Nzovu hano niho najyaga nywera ubushera hehe hano wajya guhanywera ubushera aha ni muri karitsiye yawe ahantu wajya gutemberera aho niho wajya kunywera ubushera ariko ngo barabuciye kubera ko niba ari iburasirazuba hapfuye abantu bazira inzoga zitemewe ibigage n'ibiki nshimire na Nzovu karitsiye yawe rwose ndabona irimo utuntu twinshi dutangaje kabisa ariko iyi karitsiye niyo nakuriyemo nabaga no gukuru inyanya nta ntoryi na karoti wabonye n'inyanya reka ntazibagirwa Gashyekero uyu muti guverinoma y'iyi 0 tunamwamamarize bazajye baza kugurira hano hano niho wanyweraga wariraga
hano turi mu gashyekero nese wanze kuzifata nazanze tugende mwese abacapati ase kuki wanga ko bakugurira capati ku mushuti waho Nzovu ushatse gupinga si byo Nzovu ntabwo mbipinze ariko ntabwo nzishaka wigendera ntazo ushaka ntacyo nyine ubwo muramwamamarije ku buntu utana uyu nguyu nawe twajyaga dusangira bamwita nde ngwino papa witwa nde uriya bamwita nde bamwita Kerema kora kwa Ndezi ariko fanape Kerema bimeze bite ase kuba udasuhuza umushuti wawe ngo muba mwarasangiye ibintu byose yagonze iki aperi amabara ya aperi n'aya mukara n'umweru resiporo ni iki hari imbwa y'ubururu ntabwo iba nta mbwa y'ubururu iba imbwa y'umukara n'umweru iba n'akanyenyeri aho zayitunga bita zeba y'umukara n'umweru iba imbwa y'umukara n'umweru jya kurya mu ruke turakwita n'umuro komera ku musya kurya ahangaha muri karitsiye tuba turi kugenda duhura n'abapampe ba Nzovu yari ari kudutembereza karitsiye ye aho bita ibirindiro bye hanyuma umugore we arimo aragenda abamucaho aravuga ati iyi karitsiye uyisezere wowe Nzovu umugore wawe aragucyuye akujyanye Kagugu turimo turava mu birindiro bya Nzovu hari n'ahandi tutageze kubera yuko twabonye ari kure twari tunaniwe turavuga tuti rero nzagaruka tuje kubasura nzamugarura ariko ubundi ndamucyura ako kantu kaboneka ubundi mujyane muri ase Nzovu abantu twamaze guhura b'inshuti zawe kuki utari kubabwira basi ngo nabasuhuze uba present ubabwira uti Nzovu Nzovu abashuti bawe kuki utari kubabwira ati ndimo ndabasezera oya munasezera yapfuye ariko azagaruka okay reka nkubaze ikintu kimwe sibyo hanyuma duhite tunasoza tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu uhagarara hano ku ruhande kugira ngo na motari nawe yikomereza akugurira imyumbati Nzovu gira ikintu kimwe ubwira abantu ba hano ba Gashyekero n'abantu na za ndaya zajyaga zigukenera mbese uracyagura bari kumviga somya nibyo bakunzi ba mudasobwa show ubu Nzovu amaze gufata umwanzuro yuko Gashyekero atazayigarukamo ubu gahunda ya hano agiye kuba bahita Kagugu tambira ko Gashyekero cyo kwicikamo habamo ibyo kurya byiza imiteja karoti kandi umugore wawe yamaze gufata umwanzuro bro nzangucika ngaruke mu imiteja wayiboneye ntuzanyoboze inkoni y'icyuma
Okay, reka tubashimire bakunzi ba mudasobwa show kubw'akanya kanyu mwaduhaye. Ngendite wo 7 Pro Speed Drone, umuhungu w'aba diaspora landlord. Aka kanya twari turi kumwe na Nzovu, turi kumwe n'umugore we bita kwa Fulgence. Kwa Fulgence. Fulgence ni hehe? Ni hehe? Hehe. Nakwita bicano haba muri Amerika. Muri Espanye. Kwa Fulgence ni hehe? Atanga TVA ya Kwa Fulgence. Yewe mucuzi we mwana mugaseke. Ndagufuza kuri tubicano. Ni harandi kubona hapanze ibintu byinshi. Bifotore hano. Umuceri w'umutanzania afite amakaroni, afite amazi, bifotore uzashyiraho nimero ziwe. Hano ni kwa Fulgence mu Gashekero. Yewe mucuzi ucuruza ibintu, atanga TVA, atanga imisoro kugira ngo imihanda yiwe. Nzovu, reka rero tubashimire kubwo akanya kanyu waduhaye ukadutembereza mu birindiro byawe. Duhagarare gatoya usezereho abantu. Abana muvi inyuma ya kamera. Baseza kandi ngenge kwimuka. Agiye kwimuka, ntago agiye kubasezera, azajya aza kubasezera. Kuko basezera tubamfata vuba. Oya, uzajya ugaruka. Bahita? Ndobuzana tujye kukuvomera amazi turata. Bahita mu Gashekero. Bahita mu Gashekero. Bagiye kujya kaburimbo. Okay, murakoze Imana ibahe umugisha. Ahangaha turasoje. Muhagarare mo gatoya dusezera abantu ariko neza. Ahangaha turasoje. Aha ni mu Gashekero ngira ngo muri kuhabona. Niho Nzovu yadutembereje makaritsiye yaho. Hanyuma yararimo avuga ngo ndimo ndagira ngo hano mu Gashekero mbasezere nzajya nza kubasura. Uzajya uza kubasura. Ba Delphine na ba Yvette ntabwo muzongera kumubona buri kanya kuko yigiriye Kagugu. Umugore we akaba aramutwaye amujyanye Kagugu. Reka tubashimire rero bakunzi ba mudasobwa show. Ndi Speed Drone, umuhungu w'aba diaspora cy'Kongo. Imana ibahe umugisha naho butaha.